Yesu arishima. Nta kintu cyasekeje Yesu no kubona Zakayo arimo asubiza ibyo yibye, Zakayo arimo asaba Imana imbabazi. Yesu amusubiza ijambo ryiza, aramubwira ngo, Yesu aramubwira ati, uyu munsi agakiza kaje muri iyi nzu kuko nawe uri umwana wa Aburahamu. Haleluya, haleluya. Wowe uneze amatwi wawe undeba, nawe wowe ndikubwiye uri umwana wa Aburahamu. Arashaka kuguhindura umwana w'Imana, arashaka kugira umwana w'Imana. Mbese uramwemerera? Igihe ni iki cyo kugira ngo ube umwana w'Imana. Igihe ni iki cyo kugira ngo agakiza kagere mu rugo rwawe. Igihe ni iki kugira ngo agakiza kagere ku bana bawe. Yesu azanye agakiza. Haleluya cyane. Yaremeye ibyubahiro ashyira hasi arurira. Bigaragaza guca bugufi no kugira ishyaka ryinshi ryo gushaka kumva neza n'inyota byo gushaka Kristo. Haleluya, haleluya, haleluya. Zakayo ageze hejuru, Yesu nawe ntiyitaye ku bari aho hasi, yahise atekereza umuntu uri kumushakisha, umuntu uri hejuru mu giti arimo ashaka kumureba, ngo arararama. Haleluya, haleluya. Aramubwira ngo, Zakayo ururuka kuko uyu munsi ndari wawe. Amubwira ijambo ryiza dusomye, aramubwira ngo agakiza kaje muri iyi nzu. Haleluya. Imana ishimwe, Imana ihimbazwe. Imana irakureba, Imana irakwitegereza, Imana irakuzi. Umva, Imana irakuzi ukiri urusoro mu nda ya mama wawe. Imana irakuzi ugikambakamba. Imana irakuzi uri umunyeshuri hasi cyane muri primaire. Imana irakuzi ibyo wakoreye muri segonderi. Imana irakuzi ibyo ukorera aho ngaho muri kaminuza. Imana irakuzi. Haleluya, haleluya. Yesu ashimwe cyane. Mugubwe neza nshuti zanjye, ndabishimiye. Muri amahoro. Imana ibahe umugisha. Turagarutse ngo tuganire ijambo ry'Imana. Aho muri hose, aho muherereye, abari mu kazi, abari mu ngendo, abatwaye, waba uri ku igare, waba uri ku modoka, uri kuri moto, mwese mugubwe neza. Abari guhinga, abari mu kazi gatandukanye, bifurije amahoro y'Imana. Mumeze neza? Abatameze neza namwe nimuhumure. Uwiteka arahari, ari mu ruhande rwacu, aragukiza, humura. Reka dusenge Imana, tuganire ijambo ry'Imana. Uwiteka turagushimye, turaguhimbaje, tugushimiye kuri mu ruhande rwacu. Wakoze ibirenze kugira ngo tube turi bazima. Watanze ingabo nyinshi zipfa ku bwacu, turagushimye. Izina ryawe niryamamare. Dushoboze Mwami muri uno mwanya kugira ngo ngewe ugiye kunyuzwamo ijambo ryawe ntaba ari nge, ahubwo izina ryawe ari ryo rishyirwa hejuru. Duhamagaye umwuka wera ngo adusobanurire, kandi abumva bumva ijambo ryawe, kandi rigira aho ribavana ribagira aho ribageza, kandi tugomeze kubaha izina ryawe no kurihesha icyubahiro. Tubisabye Imana dushima twizeye mu izina rya Yesu, amen. Imana ishimwe cyane. Nanone reka mbibwire, nta ugendana n'uwo bataziranye, ushobora kuba ari bwukiza kuri iyi cano. Nitwa Musabimana Fortune, ndi umudamu ushima Imana, ndakijijwe, abana 4 n'umutware. Ntibihagije, reka dusome ijambo ry'Imana tugiye kuganiraho. Mfite intego ivuga ngo agakiza kaje muri iyi nzu. Ni iyihe nzu? Agakiza kazanywe nande? Ese urakakira? Imana ishimwe. Ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Luka igice cya 19. Hari inkuru tugiye gusoma mu magambo make tuyiganireho. Tusome duhereye ku murongo wa 6 ngo, ni ibya Zakayo. Yururuka vuba amwakira anezerewe. Abantu bose babibonye barabyivovotera bati, dorere agiye gucumbika ku munyabyaha. Maze Zakayo arahaguruka abwira umwami Yesu ati, dore databuja, umugabane wa 2 w'ibintu byanjye ndawuha abakene, kandi umuntu wese nambuye ndabimuriha 4. Yesu aramubwira ati, uyu munsi agakiza kaje muri iyi nzu kuko nawe uri umwana wa Aburahamu, kandi umwana w'umuntu yazanywe no gushaka no gukiza icyari cyazimiye. Mvugira utamena, amena. Haleluya, haleluya. Ni inkuru ishimishije inejeje cyane. Nubwo tuyizi ijambo ry'Imana ndarikunda, riragaruka rikakubera rishyashya.
uyu mugabo witwa Zakayo yari umutunzi, yari umuntu w'umusoresha. Buriya rero abantu basoresha bari abantu bakomeye, umuntu ukora ku ifaranga, cyane cyane abakontabure murabizi, umuntu ukora ku ifaranga barabanza bakabahaho ayo mubanza kurya kugira ngo mutiba. Yari umuntu ufite amafaranga, yari umuntu ukomeye, ariko yumvise inkuru ya Yesu ukuntu ari gukora imirimo ikomeye, Yesu ukuntu ari gukiza abantu, aravuga ati nanjye ndumva najya kumureba. Ariko uko yari ameze ngo yari mugufi cyane, atabasha kugera aho Yesu ari ngo abashe kumubona. Ariko aza gutekereza ati subu ndamubona nte? Yari afite ishyaka. Amen. Yari afite ishyaka, yumvaga ashaka kureba Yesu, yumvaga anejejwe no kumubona. Ibyubahiro byose ashyira hasi, iby'amafaranga byose ashyira hasi, hanyuma agira ishyaka, aravuga ati reka ndebe aho nahagarara, ndebe ko namubona. Erega buriya Yesu arakwitegereza akakureba, akareba uburyo umukunda, akareba umutima wawe, akawureba ikintu cyose aba akireba, uburyo umukorera ubikunze, uburyo uzi imbere y'ubikunze. Yesu aratureba. Amen. Zakayo kubw'ishyaka ryo kumushaka Kristo aravuga ati reka nurire kiriya giti ndebe ko namubona. Ariko utekereje ukuntu yari abayeho n'icyubahiro yari afite, nuko tubisoma tukumva ni ibisanzwe, ariko umuntu w'umusoresha murumva yoroshye. Ibyubahiro ashyira hasi, aravuga ati ndurire igiti. Ubundi ibisanzwe iyo tugiye nko kubwiriza cyangwa hari ahantu umuntu agiye, ubona abana aribo burira ibiti, ukabona nyine afite gushaka wenda kureba ibirori biri kurebera aho hantu. Ariko kurira igiti kwa Zakayo twaranejeje cyane. Yaremeye ibyubahiro ashyira hasi arurira, bigaragaza guca bugufi no kugira ishyaka ryinshi ryo gushaka kumva neza n'inyota ryo gushaka Kristo. Haleluya, haleluya, haleluya. Zakayo ageze hejuru, Yesu nawe ntiyitaye ku bari aho hasi, yahise atekereza umuntu uri kumushakisha, umuntu uri hejuru mu giti arimo ashaka kumureba, ngo arararama. Haleluya, haleluya. Aramubwira ngo Zakayo ururuka kuko uyu munsi ndari wawe. Amubwira ijambo ryiza dusomye, aravuga ngo agakiza kaje muri iyi nzu. Haleluya. Imana ishimwe, Imana ihimbazwe, Imana irakureba, Imana irakwitegereza, Imana irakuzi. Umva, Imana irakuzi ukiri urusoro mu nda ya mama wawe, Imana irakuzi ugikambakamba, Imana irakuzi uri umunyeshuri hasi cyane muri primaire, Imana irakuzi ibyo wakoreye muri segonderi, Imana irakuzi ibyo ukorera aho ngaho muri kaminuza, Imana irakuzi, Imana iranzi. Haleluya. Imana yitaye ku mutima wawe, irimo irareba uburyo uri kuyishaka. Umva, agakiza kaje iwawe, mbese urakakira? Uyu munsi ndababwira ngo Yesu arashaka gutanga agakiza mu rugo iwawe. Ikintu gitumye udafite amahoro ni uko nta gakiza. Abandi agakiza baranakarambitse, abari barakakiriye babivamo, ariko umva agakiza kaje iwawe. Haleluya, haleluya. Yesu ateze ibiganza, ateze ibiganza, arashaka kureba ishyaka ufite urimo mushaka. Ateze ibiganza ngo akuruhure, ateze ibiganza, yamenye amaraso ku musaraba ku bwawe no ku bwanjye. Agakiza kaje. Haleluya, haleluya. Kandi nahagera, iyo ahageze ibintu birahinduka. Dore ibintu byahindutse kwa Zakayo. Zakayo ataragira n'ibindi bintu avugana na Yesu, yahise yishimira uburyo Yesu amwakiriye n'uburyo amubwiye ko ari bumusure. Rero hari igihe abantu dusurwa na Kristo akadukorera ibitangaza, abandi bakagira ishyari. Uzi ukuntu abantu babyivovoteye, harimo n'abo twita abarokore cyangwa abakristo, ngo ariko se kubera agiye kubera iki agiye kwa Zakayo ku muntu w'umunyabyaha? Ibyo ntubyiteho, agakiza kaje rata. Haleluya, haleluya. Ibyo ntubyiteho, amagambo wiyitaho. Hari abantu benshi batishimiye n'imigisha Kristo arimo aguha, hari abantu benshi batishimiye yuko wanamwakiriye, hari n'abantu batishimiye, ariko ibyo ngibyo wibirebaho. Zakayo, haleluya, haleluya. Zakayo ibyo ntiyabyitayeho, abavuga ntiyabitayeho, ahubwo yahise yakira Kristo mu mutima we, aravuga ati uwo nambuye wese ndamuriha kane. Haleluya, haleluya. Imana ishimwe. Baroko, reka dutekereze, bakozi b'Imana,
nshuti zanjye, wowe abo wambura bangana iki? Uzi uko usigaye uguriza umuntu agahita aba umwanzi, agahita atwara neza mwari inshuti. ubu uzi yuko muzambwire namwe turicaye turimo turaganira, uzi yuko ubu ngubu umuntu atagishaka kuguriza umuntu, aho kuguriza umuntu uravuga ati aho kugira ngo ugurize reka nguhe 5 cyangwa 2 ugende ukora icyo ashaka gukora, ariko uraguriza umuntu mugahita mwangana, mwaririmbanaga wajyaga iwe bikaba bibaye ibyo. uzi ko kwambura byabaye nk'ihame, wahasubije amafaranga y'abandi, wahasubije ibyo bakugurije. umuntu wamugujije wishimye arangije arakuguriza, none murambuye. Zakayo yahise avuga ati uwo nambuye wese ndamurihakana. umva umuntu wakiriye Yesu rero, umva umuntu wakijije. noneho we nta nubwo ari ukumuguriza, hari abo yamburaga nyirizina. urabizi wowe uribande uriba, ariko asubiza iby'abandi. n'ibyakunaniye gusubiza ca bugufi wihane, Yesu akugirire neza, azakubabarira, azibagirwa ibyaha byacu. iyo tumwemereye arabitwikira, akabitwikira, akibagirwa ibyo bicumuro, hanyuma akaguhindura umwana w'Imana, agakiza kaje iwawe. haleluya haleluya, Imana ishimwe. ngo maze Zakayo arahaguruka abwira umwami Yesu ati dore databuja umuntu umugabane wa 2 w'ibintu byanjye ndawuha abakene, kandi umuntu wese nambuye ndabimurihakane. Yesu arishima. nabonye aho Yesu aseka, muzitegereze no muri filime, abantu bakinnye filimi burya ujya ureba iyo wihannye neza. Yesu arishima. nta kintu cyasekeje Yesu no kubona Zakayo arimo asubiza ibyo yibye, Zakayo arimo asaba Imana imbabazi. Yesu amusubiza ijambo ryiza, aramubwira ngo, Yesu aramubwira ati uyu munsi agakiza kaje muri iyi nzu, kuko nawe uri umwana wa Aburahamu. haleluya haleluya. wowe uneze amatwi wawe undeba, nawe wowe ndikubwira uri umwana wa Aburahamu. haleluya. kuko nawe uri uwo mu bo Yesu yameneye amaraso. amaraso y'umubyeyi abyara amena amaraso kugira ngo haboneke umwana. Yesu yadukoye inkwano ikomeye y'amaraso. amaraso yamennye ari kugushakisha, arashaka kuguhindura umwana w'Imana, arashaka kugira umwana w'Imana. mbese uramwemerera? igihe ni iki cyo kugira ngo ube umwana w'Imana, igihe ni iki cyo kugira ngo agakiza kagere mu rugo rwawe, igihe ni iki kugira ngo agakiza kagere ku bana bawe. Yesu azanye agakiza. haleluya. yabwiye Zakayo ngo kandi umwana w'umuntu yazanywe no gushaka no gukiza icyari cyazimiye. haleluya haleluya. nubwo wazimiye, nubwo wagiye kure y'Imana, ariko Yesu aragukunda. urabizi ibihe byo gusenga byaragabanutse, urabizi nawe kujijisha mu rusengero, abantu benshi bari kujijisha, ariko hari abafite amaso areba. umenye ko Imana ikureba, Imana irareba. ariko mva ndakubwira, wijijisha, agakiza kageze iwawe, kandi umwana w'Imana ariyo mwana w'umuntu Kristo yazanywe no gushaka no gukiza icyari cyazimiye. intama zose zazimiye ndazihamagaye, nimugaruke mu mukumbi, nimuze Yesu abagirire neza, nimuze Yesu abaha agakiza ku buntu, kandi nimuhumure. ibigeragezo, amakuba, ibintu byose, Yesu nahagera mu rugo rwawe azahindura ibyanze guhinduka. haleluya. baririmbyi nibo baririmbye ngo ahindura ibyanze guhinduka. haleluya haleluya. Yesu yagiye aduhindurira amateka, ntabwo uko turi ariko twabaye. ukimara kumwemera nk'umukiza, Yesu aguhindurira ubuzima, Yesu aguhindurira amateka. haleluya haleluya. yahinduriye Zakayo imuhindurira amazina, imugirira neza, imuha agakiza. Yesu amuha agakiza. nawe agakiza kaje, akira agakiza karaje. haleluya haleluya. hanyuma kuvuga byinshi siko kugira ngo abantu bumve ijambo ry'Imana kandi ubyumvire. Yesu yaje gushaka no gukiza icyari cyazimiye. mbese wowe ntabwo wiyumva ko wazimiye? abazimiye mwazimiriye kure, nimuze. hari umuririmbyi yaririmbye ngo abantu benshi bataye Uwiteka, abantu benshi cyane bataye Uwiteka, bazimiye nk'intama zahabiye kure,
zihagaze ku manga zikicwa n'imbeho, impyisi zikazirya nikwabo bameze. Nimuze tubashake twe tubatarure, biza tunezeza cyane tuzabinamenye. Nubwo uri mu mahoro mbese wumva ufite ishyaka rikujyana gushaka iza Yesu, yaba araboroheje cyangwa bagayitse, ni abantu b'igiciro mu maso ya Yesu. Nimuze tubashake twe tubatarure, biza tunezeza cyane tuzabinamenye. Hemeye nde kugenda gushaka inzimizi, ntiyite ku makuba no kubiruhanya. Hanyuma nimumfashe dushaka izazimiye. Izazimiye Yesu arazishaka, yaravuze ngo nimuze, ngo abarushye n'abaremerewe muze munsange, ndagira gute? Ndabaruhura. Yesu yiteguye kukuruhura, agakiza kageze iwawe. Kakire mu izina rya Yesu. Reka dusenge Imana. Nanone Mana turagushimiye, dushimiye kuri mu ruhande rwacu, dushimiye ijambo ryawe ni rizima, uko wagiriye neza Zakayo, wagushatse afite umwete n'ishyaka, nawe ukamumwenyurira, ukinjira mu rugo we ari umunyabyaha, ukamubabarira. Injira mu ngo zacu Mwami, ugenderere abantu bawe, maze Mwami abemeye gukingura urugi winjire musangire. Turasenze ngo iri jambo rigira ubutware, rigira ubushobozi bwo guhindura imitima ya benshi, kandi abantu baguye abasubiye inyuma wongere ubagarure, wongere ubiyegereze, ubasukire imbaraga kuko igihe kiragabanutse. Urakoze Mwami, ibyo tubisabye tubyizeye, tubidukoreye mu izina rya Yesu Kristo Umwami wacu, amen. Mugubwe neza. Shalom shalom.